turabasuhuje twongeye kubifuriza n'ikaze basangira ngenda mwebwe mwese tubana hano umunsi ku wundi kuri Musika Boss Empire. Shimira abantu bose tuba tumaranye ibihe byose bitambutse, abatuba twarabanye muri iki cyumweru. Shimire nawe udukurikiye ari ubwa mbere, muze tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbonereho no gushimira Valentin wari umaze iminsi abagezaho ibiganiro byiza bigiye bitandukanye biryoshye ku busesenguzi yagiye akora bugiye butandukanye. Ndamushimiye rero. Ngiye tugiye kubana ni Boss nk'ibisanzwe. Amakuru yacu uyu munsi ni menshi cyane, ariko manze mbifuriza kugira icyumweru cyiza. Reka tuyahere iwacu mu Rwanda gatoya, aho nyuma y'uko ubu yitwa ngo ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aherutse kujya mu muhango w'irahira, byaba nigo bashinzwe kurinda ayo mategeko yiwe, ariko agakora disikuru asa nkaho atabafitiye icyizere, ntabwo yizeye ko bazatanga ubutabera. Yego turabizi nta butabera n'ubundi batanga, ariko ubutabera wavuga ntabwo ari ubutabera bwa bundi bwa buri wese aho yishira akizana, bwa butabera umuntu avuga ati niba koko naguye mu cyaha ndahanwa n'iri tegeko kubera ko ntarikoze. Ariko iwacu turabizi ko uwukoze icyaha si gufungwa, hafungwa inzirakarengane. Abantu benshi tugendera mu kigare gusa, ugasanga umuntu yandika ngo mwantera hamwe mwe, ugasanga mwaba genosideri mwe, ariko mu by'ukuri ushobora muri abo bose kubabaza ati ukabicaza ukamubaza ati ushize ubwenge ku gihe. Hari umuhutu uzi neza ko yishe runaka cyangwa se yishe abantu igihe iki n'iki, ugasanga abuze icyo gusubiza, akakubwira ati wenda hano nubwo bitabaye runaka byarabaye. Abantu bagomba gusongerwa ko ibi bintu byose biterwa na politike mbi dufite. Niba uwita uvuga ko ayobora iki gihugu cy'u Rwanda agifite mu biganza, ntawe bafite bahanganye, ntawe barwanira ubutegetsi, arica agakiza ni nk'umwami, ariko ntabwo yizere ko ngo hazatanga ubutabera. Kandi ubwo ubutabera nibudakora hazakorwa ibindi. Nturetse ubwo butabera mu gushyiriraho ikintu nyine niba budakora. Ndagira ngo rero mbabwire ko muri bimwe muri ibyo bindi yavuze bigomba gukorwa cyangwa se bigomba gukurikizwa, tayari twabonye umusaruro wabyo. Uwarokotse jenoside witwa Sibomana Emmanuel, ngira ngo mwambonye kuri thumbnail, Imana mwakire mu bayo, ngo yishwa kubiswe ipiki n'umuturanyi. Izi story turazizi, ntabwo ari ubwa mbere tuzumvishe, ntabwo ari ubwa mbere, ndetse hariho n'abahutu benshi bapfa ariko ntibivugwa, ariko icyo tugishyire ku ruhande. Uyu musaza ngo yishwe n'umuturanyi akubiswe ipiki. Wa musaruro watangiye kugaragara. Aba bantu bitsa barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na bane, ninde ubakorera? Ninde uri inyuma ya byose? Kuki ari bo bonyine bibasirwa, ndetse bakabishira rimwe na rimwe za nzirakarengane zagiye zifungwa muri za gacaca, bababeshya ngo muri cya kintu cyitwa ndemeye, ngo bakogabanyiriza imyaka. Ugasanga mubwe turarengana, yego, ariko n'ubu turagufunga burundu. Vuga ko ubyemeye, usaba imbabazi, tugufunge 30 cyangwa se 25, icyasha kikaba kikugiyeho gutyo. Icyo cyasha ntutegereze ko kizakuvaho. Aba nibo n'ubundi bava muri gereza, ni inzirakarengane, cyangwa se ngo bagize ngo uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ejo bati yangenga bitekerezo baracyayifite, barabishe. Turaza kurebera hamwe ubundi iyo ngengabitekerezo koko niba iriho, ni iki gituma ikomeza gukura.
nticike. Imyaka 30 ikaba ishize iyi ngengabitekerezo igishinze imizi. Mugomba kwitondera iki kintu. Iyi leta rero y'agatsiko irimo kuvugurura imikorere yayo, cyane cyane mwibuke yuko ejo bundi witwa Sofia yavuze yuko politike ye ngo twayigize ubusa, ndetse ngo n'amahanga amaze kubibona, amaze kuyigira ubusa. Ntose ni gute batayigira ubusa nyine kandi ari ubusa? Ibintu by'ikinyoma, ibintu byo kugenda mukica umuntu mukarira ngo niba runaka bamwishe ari mwe mwamwishe, amahanga yamajije kubimenya, ntabwo akibashigikiye. Tugiye no kubigeraho, ntabwo akibashigikiye bitewe n'amakosa mwagiye mukora, ntimwuzuze inshingano mwakagombye kuba mwuzuza. Icyo cyari ikijyanye na disikuru ya Sofia yavuze ngo hari ikindi agiye gukora. Dore byabo umurimo watangiye, ntimugire kandi ngo birangiriye aha. Ubu mugiye kujya mwumva bimeze nka breaking news, cyane cyane muribuka ba Robert twumva ni imitsi nawe yarabivuze, Kaboko nawe aherutse kuza arabivuga, n'ibindi bifobagane byinshi cyane biri aho ngaho bikunda kuvuga ibyo ngibyo. Rero uyu munsi ni ya tariki yacu rero, tariki ya 15, aho dutegereje ko perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, aho bategerejwe muri Angola guhuramo na Kagame. Ndetse ntegura iki kiganiro, muri iki kiganiro nabonye amakuru avuga ko Felix Tshisekedi yamaze kugerayo kare cyane rwose, ndetse abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo bari barayeyo mu nama, bari badasinziriye. Budome y'amasezerano yagiye asinya mu bihe bigiye bitandukanye yongeye yamukozeho, ntabwo bimworoheye, yarayeyo yongera kuyacukumbura. Ngira ngo mbibutse yuko aya masezerano asinywa twabonaga yo Budome pe, ariko mu by'ukuri ibyo yasinyaga bitandukanye we n'ibyo yabaga azi ko yasinyiye. Wepfa kubona igifaransa gusa banditsemo ngo guhasha FDLR, tayari agahita azi Kigali yasarishije yasinye ati ubwo ni uguhasha FDLR, kandi turazi ko ntayibaho, ubwo nabatsinze icy'umutwe muzane nsinye n'igendere. Yagira i Kigali yawe kwita Yolande Makoro ati wakoze ibara nyabuna, wasinye ko ufite ingabo muri Congo. Bugacya aza kwivuguruza ku itangazamakuru. Ndetse ibi biganiro baba bagiriyeyo biba bigomba kuba ari ibanga, ariko Budome agera i Kigali yarangije kubitangaza twabibonye. Ibyo byose rero biri mu bintu byagiye bikubita aka gatsiko hasi cyane. Kuri uyu munsi rero dutegereje kureba mbese Sofia nawe turaza kumubonayo cyangwa n'ubundi araburirwa irengero nk'ibisanzwe. Niyuke mu kiganiro cy'ejo kavuze ko tutamubonyeyo ega ariko ntawe ukiriho. Ubwo rero bivuze ko tugomba kumubonayo uko byagenda kose. Reka turebere hamwe ibyaranze ubundi uru rugamba. Twatangiye kera turabizi, ariko reka turebe hano muri ino myaka 2 ni igiki cyaranze uru rugamba. Tshisekedi yitwaye ate kuri uru rugamba kugeza kuri uyu munota? Uyu Tshisekedi ni wa muntu wari ufite igisirikare cyuzuyemo inkotanyi, kugeza iyi saha agiye byane twita amavunja, yarabihanduye. Icya kabiri, Tshisekedi ni umuntu wabashije kumvisha abanyekongo gukunda igihugu cyabo, n'akamaro ko kurwanirira igihugu cyabo, n'akamaro ko gukunda igihugu cyabo nk'abakongomani. Tshisekedi ni wa muntu wabashije kumvisha abaturage yuko ari bo bagomba kurwanirira igihugu cyabo, nta munyamahanga ugomba kuza kurwanira igihugu cyabo, nta munyamahanga ubakunda ku buryo bagomba kwicara ngo batengamare nk'ab'i Kigali mbona barenzwe ngo hari abazaza bakabavuganira. Abakongomani ubwabo barabizi neza ko igihugu cyabo ari bo ubwabo bagomba kukirinda,
bagomba kugicungira umutekano. Gisekedi ni akazi gakomeye yakoze kugira ngo abaturage abashe kugira ate, abashe kubumvisha ko igihugu ari icyabo, ari bo bagomba kukirwanirira. Icyo ngicyo nacyo, icyo ni icya kabiri. Ikindi ndavuga ko yashoboye kurinda igihugu cye ntigicikemo kabiri, ndetse ba bana batojwe n'inkotanyi ari bo wazalendo, muri ya politike duhora tubabwira yo kuvuga, kugeza kuri iyi saha ntabwo iyi politike ya Kagame irashaje yo guceceka, yo kwihisha gusa, akaba ntacyo afite abwira abantu gusa, akaza ari ukubabwira ngo intambara zenga zirwana ngo bucece. Iyo politike ntabwo ikibaho. Mu politike ni ukuvuga, ukaza ukabwira abaturage nibo bagushiraho, wikwigiriye, ntabwo ugomba kuba igikomerezwa. Mugira ngo mwese mubona uburyo Evariste Ndayishimiye yari muri rubanda uburyo biba bimeze. Abaturage baramubaza ibibazo bafite amatsiko, kandi ibyo ntabwo bigize icyaha, akabasobanurira, akabwira ati ibi bintu bimeze gutya, ntabwo ari uko nguko bimeze. Uwa Tanzania nawe ni uko nguko. Tujye muri Congo, Kisekedi ejo bundi nabwo yari hano twabiciye muri make muri disikuru yagejeje ku banyekongo muri rusange. Iyi politike ubu ngubu bisaba kugira ngo uvuge, uganize abaturage, ubarememo icyizere, atari bya bindi by'iwacu kugeza n'isaha nabonye bari kwandika ngo Kisekedi ngagezeyo ngaho bagiye mu nama, kandi ntibagiye mu nama, bagiye gushyira umukono ku masezerano, bagiye gusinya ko Kagame agomba gukura ingabo ze muri Congo. Ariko turabona inyamakuru igiye ivuga ngo bagiye kwiga ngo ku kibazo cy'umutekano mukeya. Ibyo ni ibyo ba minisitiri byararangiye, hagiraho gusinya ko bagomba gukura ingabo zabo muri Congo. Ibyo ngibyo bigezeho birananirana, twongeye kubona ngo bagiye guhurayo. Reka turebe yuko ikiri buze ko bivamo. Rero dukurira hamwe, Gisekedi yitwaye ati, Gisekedi yitwaye neza cyane, yabashije guhashya ino M23, ndetse no kugeza na magingo aya ntegura iki kiganiro, hari imodoka ebyiri zirimo abasirikare b'u Rwanda babashije kuraswa, zose zirashya. Sokoyi iri mu kazi muri ino minsi. Amafoto ntabwo kuzana amafoto y'abantu bameze kuriya ntabwo bishoboka ko umuntu yayazana hano, ariko abantu bajya bayashaka mujye mutwandikira mvuge tuyabereke. Nta basirikare b'u Rwanda, abana b'u Rwanda. Isa n'igihe usanga bamwe uranabazi, bapfa umunsi ku wundi. Ubwo rero yitwaye neza kuri uru rugamba, ndetse iyi ntambara mubona yakomeye cyane, bari bafite gahunda y'uko byibura bagomba kujya kuganira. RDF M23 byibura hari ibice bimwe na bimwe yabashije gufata igenda ivugiraho, ntabwo yabishoboye. Rero Gisekedi yarabamenye, arabakubita ku buryo bwose bushoboka, arabahashya pe, arabahashya kugeza iyi saha nta hantu wavuga bakibarizwa. Barimo barinjira bahita babarasa bataragera no mu birindiro, si ngombwa ngo bamanze bajye gutera rwose. Bavuga ko baraye batwitse bamwe, abari baraye binjiye muri rino joro, mu gihe abandi bari kwitegura kujya mu nama yo gushaka amahoro, undi waracyohereza ingabo ngo zigende zijye kurwanayo. Ndetse hari ikibazo kimwe tujya twibaza, ukuntu bapfa kugeza kuri isaha kudahamya ko ibi 4,000 by'abasirikare bajyayo. Ubundi niyemera kubakurayo azakurayo abahe? Abasirikare, nta musirikare ukimarayo kabiri bakigera bahita bapfa, ukibaza hazavayo abahe? Ubwo rero turategereje kugira ngo tujye kureba uko biri buze kugenda. Ikindi, diplomasi ya Kisekedi yabashije gutsinda no ku rwego mpuzamahanga, yaba muri bamatse ibihugu, yaba hehe. Ubundi nicyo cyari gikenewe, kwemeza aba bamatse ibihugu. Aba bamatse ibihugu nicyo cyari kigoye kubemeza, ndetse intambara nyinshi barwana ujya ubona ko bajya bashyiraho mbarimo,
akavuga ati mwebwe ntabwo mwemerewe kurasa kuri aba bantu mubareke, ariko Tshisekedi yabashije gutsinda icyo kintu. Nta hantu bavatse ibihugu bashobora guhera bamubwira ngo wirasa kuri M23, cyane cyane ko avuga ati ntabwo ari njye wirasa, nta baturage bari kwirwanaho bari gukurwa mu byabo, ni gute ndabwira abaturage ngo ndeke babice? Aba wazalendo rero tubashimira umunsi ku wundi. Wazalendo kwa Tshisekedi yabashije kubaka ino wazalendo. Ibi byose byavuye muri ya diplomasi nabuze mbabwira yo kuvuga, yo gukundisha bene igihugu cyabo, bakumva ko aribo bagomba kukirinda, bakumva ko utakwiye kuvuga ngo runaka azakindindira ngazandeberera. Wowe ubwawe yabashije kwereka abanyekongo ko ari bo ubwabo bagomba kurinda igihugu cyabo. Uru rugamba rero Tshisekedi kugeza isaha yabashije kurwitwaramo neza. Yahaye ubushobozi wazalendo, afite ibikoresho bihagije, ndetse wisaha ishuri y'umushahara uduhimbaza musyi kugira ngo abana bakomeze bagire bate, bakore urugamba bahangane n'aba bantu, cyane cyane ko dore ko RDF yajyaga ibashukisha utuntu tw'udufaranga dukeya turi aho. Ibyo ngibyo babashije kubirenga, bumva neza agaciro k'igihugu kuruta udufaranga RDF 23 yajyaga iha mu bakongomani bake bake. Ndetse impamvu bikomeje ubona uru rugamba rusa nkaho rutindamo, dufitemo cya kibazo cy'abanyamurenge bamwe na bamwe b'ibifobagane, akaga k'akarere kacutse ngo gashaka kubaha Kivu Republic. Aba ngabo ubundi ubona ko ariho hantu hasigaye akantu kameze nk'agatotsi, ariko naho ubundi ibindi byose Tshisekedi kugeza kuri iyi saha yabyitwayemo neza cyane. Ubwo rero Sokoyi muri bino byumweru bibiri bishize yakoze akazi gatoroshye gakomeye mu nce zigiye zitandukanye. Abana b'u Rwanda bashiriye muri aya mashyamba, ndetse mu Rwanda nabonye hatangiye kubaho ikibazo cy'uko ubwiyongere bw'abakobwa batabona abagabo badashaka bukomeje kwiyongera. Nta kuntu butakiyongera. Ubu se aba basirikare b'ubwonyine bwabo bajya muri aya mashyamba ya Kongo bagapfirayo, kenshi ni abasore, ni ingimbi, ntabwo ari abana, ntabwo ari abagore. Ndetse amafoto twakira umunsi ukunda ahangaha ni abana b'abasore bakiri batoya bari bafite iterambere. Ubwo rero ibyo ngibyo icyo cyo ubwacyo kiratuma iyi mibare izamuka. Ubwo Tshisekedi yabashije kuturusha ikintu kimwe twebwe nk'abanyarwanda: gukunda igihugu bitari mu magambo, ahubwo biri mu bikorwa. Tujya tubona kenshi batubwira ngo ubumwe bw'abanyarwanda, ngo ndi umunyarwanda, mu by'ukuri tukabyumva mu mazina ariko ntitubibone mu bikorwa. Abantu bazi ndi umunyarwanda icyo yakoze, akavuga ati ngewe yangiriye umumaro muri iki n'iki n'iki, uzandike muri komenti cyangwa se unyandikira kuri nimero ya WhatsApp umbwire uti ngewe n'ibi ngibi n'ibi n'ibi. Ntabwo ushobora kubibona, kandi turabyumva mu magambo bikagendaho amafaranga nta handi agiye. Ni amafaranga bicishamo kugira ngo bajye kurwana izi ntambara zipfiramo abana b'abanyarwanda, kugura ibikoresho bijya gutwikirwa muri Kongo, ibindi yandi bibo ubwabo. Ikiganiro cy'ejo hashize kugira ngo mwakozwe baberetse ko konti zabo zihagaze kuri iyi saha. By'ukuri ntabwo ari amafaranga baba bakoreye, ntayo biba binyuze muri ibi bigo byose tubona gusa twumva ku izina tutazi aho biva naho bigana. Ugasanga aravuze ati mu Rwanda nta moko akibaho, ahubwo ugasanga ngo warokotse jenoside yakorewe abatutsi, kandi mu Rwanda nta moko tukigira, ndetse bayakuye no mu marangamuntu. Ariko se bakoze iki ngo babikoreye mu mitwe y'abanyarwanda? Kubikura mu irangamuntu nicyo kigize icyo kimaze kuruta kubikura mu mitwe y'abanyarwanda. Ese kurekera umuntu ubwoko bwe
ahubwo abanyarwanda bagakomeza kandi bagasabana. Ntabwo ari byo bifite agaciro kuza kubikura mu marangamuntu, ariko n'ubundi mugakomeza mukagenda mubyinagaza ubwoko bumwe cyangwa se ubundi. ngira ngo dusuye no mu mateka turabibona, aho n'ubundi ibi byashatse kubavubana bakavuga ati oya, ubwoko nimwere kubukuramo, kuko n'ubundi n'ubukuru ubwoko mu byangombwa, mugakomeza mukadukorera iyicarubozo, ntacyo muba mukoze, ahubwo muduhe kwishyira tukizana, ibintu mubirekere uko bimeze. Ubwo rero ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo bugomba kubakira mu kuvuga ngo ntabwo uri umuhutu cyangwa se ngo sindi umututsi ngo nta moko ahari. N'ibindi bihugu byose bigira amoko, nta gihugu ndabona kitagira amoko, ndetse iwacu nitwe dufite amoko makeya ngira ngo, kandi bagira n'amoko za magana, ariko ibyo ntabwo bituma batabana, byose biterwa na politike mbi. Ubwo rero politike ya FPR nk'uko Sophie ubwe yabyivugiye ko igeze mu marembera, twiteguye kubona ihirima mu minsi mike cyane. Ndetse amakuru avuga ko Kisekedi yarangije gutegura Sokoyi, zirateguye, zimeze neza, benzine ziruzuye, twitegure ikigiye gukurikiraho nyuma yo kuva i Rwanda. Ejo tuzagaruka tubabwira muri ibyaranze uyu munsi, ibyaranze ino tariki. Rero uyu munsi ni ku cyumweru, reka tuwusoreze ahangaha ikiganiro cyacu cya none. Mbabwire ati turabakunda, urukundo mutwereka rwose turarubona ko turabakunda cyane. Twongere guhura ku munsi w'ejo mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, turabakunda cyane.